bera ntabwo icyo atinya hari ibindi bitakozwe Frank nta kibazo afite kuri delivery nta na kimwe hari ibindi bitarakorwa kuko burya no mu bihugu byinshi unavuga wigeze no kuvuga Burundi ntabwo ndi butindeyo burya n'ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari third term gusa hari n'ikibazo cya delivery hari n'ikibazo nshaka tuvuge ibi Burundi ibyo tureka tubireke tuvuge ariko n'ikibazo mu Rwanda delivery urayemera hari ibyakozwe ariko n'ibindi bitarakorwa twavuga ati umuntu arakora akasoza ya muri competition uzabikore n'utsinda akasoza ikivi ciwe ariko ntabwo ari ngombwa ko tuhindura kuki ushaka kubikora Kagame yagiye ntabwo ngombwa ko duhindura itegeko nshinga ibintu byiza ushaka gukora ukora evaluation niba umuntu yakoze ibyiza tubabimushimira ibyo bitakozwe bishyira muri programme n'abandi bakomeza hariya ibyo bitakozwe kuki ushaka gukomeza rega ikibazo kimwe hari abanyapolitiki bagira ubwoba nawe ushobora gukora ibyo abantu bagira ubwoba hari ikintu kimwe tugomba kumvikanaho hari abantu batubwira hari ibintu bibiri reka wenda bifate ntabwo ngereranya abantu n'ibintu ariko urabona aha ngaha barakubwira bati uyu muntu azi gukora n'ikimenyimenyi dore ibyo yakoze uyu nguyu nawe aravuga ko ashaka kwesaya ubu se wabwira abantu umuntu ufite bira positifu n'abandi bantu bakubwira ngo nabo barashaka kugerageza none se umuturage uragira ngo abigenze gute kugeza ubu ngubu ikintu kimwe nshaka ndakubwira yuko abantu bakora bafate mukore za programu zanyu programu politike yanyu muyishyire imbere y'abaturage mwerekane ibintu byiza muzakora ndetse munavuge muti mushobora kuvuga muti kuri ibi Perezida Kagame yakoze ibi turabishima ariko ibi turabinenga ibi rero tunenga nibyo tugiye gukosora kandi noneho nibyiza yakoze habe continuity mugakora programu politike mugakonvenka abaturage ukabasaba amajwi ibyo bintu nibyo gushaka kubikora Perezida Kagame baje kwigira nuko gusa mwebwe mwashase kubipersonalize twe tuvuga itegeko shinga tuvuga amategeko tuvuga amashaka nuvuga ngo twe tuvuga FPR ati FPR yakoze ibi nibi kandi ntabwo yakoze yonyine yakoze nandi mashaka na PDI irimo na PSD na PER n'abandi ntabwo tuvuga ngo mwebwe mwashaka guhindura itegeko kuwe umuntu none se umuntu abaho igihe cyose ikibazo cy'igihe none se hazaza undi akakora ibibi muzongera mukora indi referendum yo kuhindura itegeko nshinga ibyo ntabwo ari amatora azaba amaze muzakora referendum n'icyo amatora azaba amaze ibyo ntabwo ari ni ukuvuga ngo amategeko icyo aberaho ni iki Frank sibyo ni ukuvuga ngo needs z'abaturage sibyo needs of people nuvuga ngo icyo needs z'abaturage ibyo abaturage bashaka kuko burya amategeko agenda ahinduka amategeko ahuzwa n'ibihe noneho amategeko akagenda ahura ajyana aza gusubiza ibibazo kis expose muri society ni ukuvuga par exemple ntabwo wari gushobora muri 40 wari gushyiraho amategeko wenda avuga ibintu bya cyber crime wari gushyiraho amategeko ajyanye na investment muri 40 ariko noneho bo bavuga bati turashaka continuity tubakavuga bati dufite strong leadership dufite umutekano dufite iterambere ariko hari umuntu watugaragarije ko bishoboye ariko uyu muntu hari itegeko nshinga riri yangingo y'ijana na rimwe rega byari ukuvuga ngo ni ukuvuga ko iyo bigaragara bakavuga bati Perezida Kagame nta kintu yatumariye nta n'ikintu iyi myaka ni imyaka 14 niyo twapfushije ubusa sibyo ingingo y'ijana n'imwe bari kuba bafite aho bashingira bari bafite aho bashingira aramuse kuko nta muntu ubaho igihe cyose urabyumva ntabwo kuvuga ngo kubivuga ntabwo bivuze yuko mbikoze cyangwa ko mbyifuza no ni ukuvuga ngo ni bisanzwe twese tubaho ariko abaho n'igihe cyo kurangiza urabyumva ngira ngo ni ukuvuga ngo none se haramuse haje undi muyobozi mubi natwe tuzongera twenda indi referendum yo kujya tuhindura itegeko kuko ubu Ibugande aziyamamaza tsindwa ubu Ibugande ubu baziyamamaza tsindwa muri iki cyumweru kitararangira mu nteko ishinga amategeko y'Ibugande hagiye abantu benshi cyane amashaka ya opposition bavuga ati ya ngingo twashaka ko yo gukuraho manda noneho manda zongera zikagaruka barimo kubisaba ko bisubiraho kandi ibyo by'Ubugande umuyobozi dore ikibazo b'abaturage reka twumvikane Frank ikibazo kimwe kiravuga ngo ikintu cya mbere abantu bavuga ko iriya ngingo igomba guhinduka kubera umuntu ibyo bintu ntabwo ari byo ibyo bintu ntabwo ari byo wenda iki kibazo kivutse muri societe nyarwanda Kagame ari we perezida ari umuntu ari we perezida ariko gukuraho umubare guhindura iriya ngingo hagakurwaho umubare wa manda cyangwa se umubare ukaba kuko ikibazo abantu baravuga ngo iriya ngingo nihinduke ariko nta muntu uvuga
ngo yahinduka gute nta muntu utanga ntabwo batanga proposition y'uburyo izahinduka ushobora kuyihindura ugakuraho manda umubare wa manda ukavuga uti ibintu byitwa limite ya manda ukabikuraho sibyo cyangwa se mu kimwe ukayihindura ukavana ya myaka wavuze 7 ikava kuri 7 ikajya kuri 5 cyangwa se imyaka ikaguma ari 7 ugakuraho ibyo ngibyo byo iyo ni yindi etape izo mpaka abangaba abashinzwe kwandika amategeko mu buryo buri technique bashingiye ku byifuzo by'abaturage nibo bonyine bazabikora kubera yuko hariya muri referendum ikizaba kigiye gutorwa bazaba bagiye gutora ko iriya ngingo ihinduka yego cyangwa oya ariko uburyo yahindukamo ntago buvugwa sibyo icyo ni kimwe ntago buvugwa oya ntago abaturage bagutorera abaturage babugena tuzahindura abantu bashaka ko bahindura noneho niba bashaka Perezida Kagame bashaka manda ya 3 mwe mukabikuraho burundu icyo gihe bizagenda gute oya ikibazo oya iyo ni yindi icyo ni kimba icyo ni ikindi ibyo bidutera ibyo bizavugwa igihe nikigera noneho bitorerwa none rero ikibazo rero ahangaha hagiye hari ni ikihe ikibazo kiravuga ngo nuko uvuga uti ese Perezida Kagame mu gihe azaba atakiriho umubare wa manda mwawukuyeho abantu bazongera basubire muri referendum ikibazo wibaza impungenge zawe abaturage kuko nge nakubwiye ngo abaturage mu matora iyo ntacyo bamariye barakwamurura uratsirwa ukagenda nadiyo demokrasi nibigoye icyo kirasubiza za mpungenge zawe doctor turebye mu mateka none se nutsirwa ukagenda doctor wagaragaje impungenge zivuga ngo none se hazaza umuntu mubi akagera ku buyobozi ukinani umubi bazamwirukana mu matora azayatsirwa ariko hano habayeho ikinani mwabonye ukuntu byagiye cyavuyeho bibaye bibi oya ibyo ngibyo ibyo bimeze nko kubiba ibyo bimeze nko kubiba ubwoba mu mitwe y'abantu oya nyine nabyo bimbwire bisobanurira oya reka ibyo bimeze nko kubibara nabibonye reka nakubwire ni namwe reka ngo example ya mbere abanyarwanda aho tugeze nyuma y'imyaka 20 abanyarwanda n'abahanga bazi ubwenge bazi gukemurira ibibazo niba ubona amahanga aza kwigira hano gahunda nyinshi hano nuko bazi hari aho mu myaka nk'ijana hari abazungu baza gukora bareba abanyarwanda baremwe muki kuko hari n'abatungurwa kuko bari bazi ko abazungu aribo bibihangange ako hari ibintu turi gukora abazungu bikabacyanga niba bagahitamo urabona baza ari benshi hano baje kwiga ibintu byinshi hano kafata example ya mbere abanyarwanda twikoreye ari na biometri vode igeze kuvuga ibibazo biri hagati y'abajuifu n'abadage genocide yakorewe abajuifu after genocide imyaka 21 Yesu yakorewe abatutsi mu Rwanda Frank president wa party Green Party wigeze utekereza ko abanyarwanda hamwe n'amarorwa baye muri iki gihugu twakongera kubana tukabana ndi umunyarwanda nkuko bimezo wowe nka president wa party ube realiste nk'umunyapolitike kuba twarabigezeho abanyamategeko tubanza isobanura mpamvu none ukagera mu mwanya gusubiza nabyo byawe nsubiza kugira ngo ngumwana ntabwo urashidikanye ko njye nagiye muri FPR ndi umwana ko bari afite ideologie ifite ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda urabyumva icyo gihe muri za 80 zirangira 90 urabyumva gira ngo nukuvuga ngo twebwe ntashikira na 4 haciye amezi 2 gusa genocide irangiye ntabwo ari mfite dute yuko abanyarwanda bazongera bakiyunga kuko tubona ko ari wo murongo byari muri programme ahubwo icyantangaza nuko abanyarwanda bakongera bagakora iki bagatana nukuvuga ngo none iki nakubwira niki nukuvuga ngo twizeye yuko niyo manda zubahirijwe nukuvuga ngo igihugu gishobora gusubira inyuma bya bintu mvuga ngo abantu bashingiye iyo gahunda se bishobora gusubira inyuma igihugu kizatera imbere kuko inzego zabaswe inzego z'umutekano abaturage bayishimye inzego zirahari abaturage bayishimye iyo gahunda ko byari biri muri programme ya RPF bivuga yuko none se bivuga yuko igihugu cyo gukomeza kikakomeza neza ahubwo tukarenza naho turi aho tukaba noneho ijana ni byijare reka ndahore kumve nk'abaturage ariko ntabwo ari nko duhindura itegeko shinga dukomeze gahunda ya mukozi mbeze zacu nkuko twemeje itegeko shinga twaritoye 100% kandi babisaba kandi icyo nshaka kumubwira ariko metesha ubundi barababaje kuri radio cyaje muri kuri radio Sango Star sinzi niba munyemera ko tunaho tukavugaho ka reference numvise umuturage avuga ati ngo bira bintu ngo ntago babisinye ku bushake
ngo ati bataze urugero rwa secteur privé ngo atanze amaformulaire ngo abantu babyuzuze iyo bintu twavuga ko 100% ari abaturage babikora cyangwa ni ba PDI barimo kubabwira ngo musinge yo abantu sinzi reka kumbwira ahubwo sinshaka rero dusubize kamubaze reka gusubiza wowe uri hano uri president w'umutwe wa politiki wewe mu Rwanda nanjye ndi vice president w'umutwe wa politiki wewe mu Rwanda nukuvuga ibyo turi kuvuga dufite abayoboke baturi inyuma yes ibyo tuvuga imvugo iba ariyo ngiro ndashaka mbwira ikintu kimwe iyo abaturage ubona waje ukurikira n'abandi baturage bazanzira petition bavuye zabweyeye bava Nkombo bava za Nyagatare ni wanyu wenda hukomoka ari PDI batumye cyangwa se ari ubatumye ari Metelevode batumye baje ku bushake bwawe nayi nari babaje tuvuge yuko hari n'abavuga turi kuri radio badutelefona abatelefonaga Metelevode ni wababwira wa telefone cyangwa barore hari uwo babwiraga si telefone zazaga tutazaho zive nibi bavuga hari n'abavuze ngo ariko turashaka Green Party ngo nawe ave mu byo arimo asanga abantu ko nibyo byifuzo byo munyarwanda hari n'uwatubwiye ngo ese murashaka ko tujya mu mihanda sitwa turi kuri radio yes ibyo byavuzwe ni PDC bivuze cyangwa ni ibyo byavuzwe ari ikintu Frank wenda nagira nkubwire wenda honorable biriya bintu bijyanye n'abantu bakoze ziriya nyandiko cyangwa se za petition mwakiriye mu nteko zaba miliyoni 2 nk'uko speaker yabitangaje ejo bundi n'ubundi dufashe ku baturage ikibazo cy'imibare y'abantu bandikiye inteko nge nta nubwo ngitindaho kubera yuko nubwo yaba umuturage umwe birahagiwe nyine umuturage donc petition imwe yonyine sibyo yari ihagije ngo nk'inteko mwicare muyisuzume umuturage wenyine nanjye ubwanjye ndi umuntu umwe nashoboraga kubandikira nkababwira nti ABCD nukuvuga ko rero kuvuga ko ari miliyoni 2 n'ubundi iyo mibare iracyari mike tugereranyije n'umubare w'abantu bagomba gutora kuko n'ubundi n'ibigihugu njya mvuga ni wenda nima dufite miliyoni 11 ukavanamo abana cyangwa abantu batarageza ku myaka 18 twita abamineri abashobora gutora wenda bashobora ukavanamo impunzi uko impunzi nazo ntabwo zemerewe n'amategeko mpuzamahanga gutora kuko ziba zarangije guperida za droits civiques zimwe na zimwe noneho ibyo bintu rero ukavuga uti wenda dushobora kubona nka miliyoni 6 cyangwa 7 z'abantu batora nukuvuga ko n'ubundi miliyoni 2 ziracyari nkeya ntabwo ikigamijwe hariya ari ukugaragaza yuko umubare wabasabye kwingingo ihinduka ari munini kuko amatorwa ntabwo azakorerwa muri ziriya petition hazaba referendum abantu batore kandi iyo referendum kugira ngo n'abaturage bayigeremo bizasaba ko mwebwe kuko iyo referendum irigira referendum mwebwe mu nteko mushobora no kuyizitira cyane mushobora kuyizitira kuko bitatu byakane byaba birangiye naho ikibazo kiri mu mutwe w'abadepite turabadepite referendum abaturage abadepite 80 aba ngabo babizita bitatu byakane kugira mu baturage bitatu byakane n'abadepite 60 asamwe n'abadepite 60 byakane tutabonye uyu mubare nta nubwo byaje muri referendum nibishoboka byaba byarangiye ibyo ashaka kubwira Evode bumba icyo ashaka kubwira Evode yagize impungenge tugaruke muri byo tumubwira ko abanyarwanda aho bageze ubakoreye nabi bire bari negative bakwirukana turebe mu nzego zibanze uko zajyanama ziva nawe nyobozi mu nzego zibanze unarebe nyako republika iyo agiye ko n'abaturage uri n'umuminisitiri cyangwa umuyobozi wundi umudepite wakoreye amanyanga abaturage yari kubikoza imbere y'imbaga z'abanyarwanda ahandi wigeze kubona ne abaturage nibo babona no cyakizere no kubona ko ari umuyobozi bibonamo icyo gihe agaciro babiha uranabizi Green Party uruzuba kuri televiziyo bagahera turashaka no kuvuga Rwanda rwabaho tubonye umunyarwanda ujyaye n'ikifuzo cyacu aho n'umuyobozi wa Nyambura isambu yanjye namurega republika yaje akahita yisuza kanafungwa ntahandi bigeze biba iyo niyo leadership ega abaturage iyo bahere mateka y'u Rwanda wanambajije narindi hano before genocide narindi hano mfite imyaka 53 igihe cyakayibanda ngo bakubona mfite imyaka 9 something Habyarimana nari mari Pastor Bizimungu okay n'ubuyobozi ndimo abanyarwanda bazunjisha bazubwe cyo bashaka mu gihe cyose bumva ko batagushaka nibyo bivuga vuga bakuvana pe oya barakwamurura ibyo ubizi rwose nawe muri parti yawe umunsi uzitwara nabi witegeko abayoboke bazakuvana uvuga sisi ntago abayoboke bawe ubwabo bakwikuriraho kuko demokarasi reka nkubwire ari abantu najya nkunda kwita petit dictateur ni abantu bakubwire ko bashaka demokarasi ariko ugasanga ari abanyagitugu mu dushyaka twabo urumva cyangwa mu mashyaka yabo peu importe
ariko ikindi kintu kindi nashaka kukubwira nuko ntabwo ni bande ushaka kuvuga petit dictateur buriya ni example ni ingero ushaka gutanga example cyangwa oya ni ingero no Frank ntabwo ari we dori on that so urumva rero iki nyine niyo mpamvu mubwira demokarasi nyine wowe Frank nashakaga kugira ngo uzayihere muri Green Party uvuga uti mu gihe abayoboke bawe bazafata icyemezo cy'uko bashaka kukuvanaho sibyo cyangwa kugutora kenshi sibyo urumva wowe uzi ikintu uzakora wowe ikintu uzajya ukora ni ukuvuga ngo ubwo mushaka kuntora kenshi ntabwo nabatenguha reka mbyemere ariko cyangwa se mu kimwe ndumva ndambiranye ndumva nshaka kugenda erega perezida Kagame ejo bundi yaravuze ati nimubona ntacyo nabamariye rwose muzavuge ko mutanshaka ntabwo nzahatiriza yarabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru hariya uramwumvise urumva kandi n'uyu munsi erega ari kuri side yawe kandi noneho nitujya muri referendum wowe nawe muzajya muri minority mutsinde kuri referendum kuri side yes ubwo naho ngaho ikibazo kiri yaravuze ati ngewe mboye ngiye mu ruhande rw'abadashaka ko bihinduka abashaka ko bihinduka ni mu mpamvu muzatsindwa wowe nawe ari amabaruwa ari mu nteko ari amabaruwa ari mu nteko dukoze duhagarare gusa miliyoni 2 cyangwa duhagarare hanyuma n'ikindi honorable je vous mets en garde ikindi kintu nshaka kukubwira ntabwo ari terrorisme ariko ikintu kimwe nuko nimujye no gusuzuma biriya bintu muzabisuzuma muri kuri peresha y'abaturage ikibazo kimwe kizaba kivuga ngo niba mwicaye nk'abadepite murimo murasuzuma biriya bintu abaturage bagiye basaba muri rwa rwego rwo kuba 3 bya 4 byabura umushinga ntugere mu baturage muzavuga mutari ko se iki kintu giteje impaka hirya no hino mu baturage wenda izi miliyoni 2 dufite aba ntabashoboye kwandika sibyo iyi ni imibare yashoboye kwandika hari n'abandi batanditse iki kintu twicare muri iyi nzu tukihererane tugifateho umwanzuro sibyo nanoneho ku rundi ruhande muramutse mwicaye nanone mukabyanga kuko amategeko arabibemerera sibyo mukwiye kuzareba niba mutazaba mutengushye n'abaturage babatoye batuvana kuko twebwe turi numwa zabo gukora ibyo bifuza kandi byiza no kuvuga ko rero aho ngaho sibyo abafaransa baravuga ngo fais gaffe abanyikongo ngo kebanayo ubwo uzaba